kugirirwa neza n'imbabazi bizanyomaho iminsi yose nkiriho, nanjye nzaba mu nzu y'Uwiteka iteka ryose. Kugirirwa neza n'Imana ni ikiganiro mutegurirwa n'umukozi w'Imana Pastor Gisagara Frank uyoboye itorero Kabuseri Christian Church cyangwa se icyicaro cy'umutambyi. Iki kiganiro mugikurikira kuri radio Umucyo 102.8 cyumweru guhera ku isambiri za mu gitondo kugera ku isambiri 45. Itorero Kabuseri rikorera mu murenge wa Kinyinya mu kagari ka Kagugu. Igihe ukeneye umushumba w'itorero Frank wamuhamagara kuri telefone igendanwa ni 0788800088 cyangwa se 0788469884 ni 0788800088 cyangwa se 0788469884. Turakurarikira kandi nawe kubana natwe mu kiganiro kugirirwa neza. Haleluya. Yesu nashimwe cyane, ndabaramukije mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Mbifuriza kugira igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha, igitondo cyo kugirirwa neza n'Imana. Reka rero dusenge hanyuma dutangire tuganire ijambo ry'Imana. Data mu izina rya Yesu Kristo Nazareti turagushimira. Turashima kugira neza kwawe, kwera kwawe, urukundo rwawe, uburinzi bwawe kuri twebwe. Mwami Imana, ntago twabura gushima nyiri ibihe byose, ineza n'imbabazi watugiriye ukaduha agakiza ku buntu tutakaguze. Mwami Imana, hariho kaba kagurishwa n'utwa twarabonye icyo dutanga kugira ngo twabone, ako turagushimira ko wakaduhaye ku buntu bwawe. Urakoze rero, icyubahiro n'amashimwe byose reka bikomeze kuba ibyawe. Igitondo cy'uyu munsi Mwami ndakwingiza kugira ngo urukire kubana natwe, tugire neza, twiyereke nk'Imana. Tugiye kuganira ijambo ryawe, reka Mwami Imana Mwuka Wera aganze muri twe, adufashe kuryumva ndetse no kurisobanukirwa kurushaho. Urakoze nyiri bihe, icyo duheje ni imigambi ya Satani no kurogoya kwe n'imbaraga ze zose turazambura ubasha n'ubushobozi mu izina rya Yesu Kristo. Mwami Imana ndakwingiza kugira ngo uhe buri umwe wese umugisha ugiye gukurikira kino kiganiro. Urakoze icyubahiro n'icyo mu izina rya Yesu, amen. Ubushize ku cyumweru twarimo tuganira ku ijambo riri mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Luka, igice cyaho cya 8 twahereye ku murongo wa 40. Twabonye Yesu akiza umugore wari umaze igihe kinini arwaye indwara, yaranze gukira, yarivuje ahantu henshi hatandukanye ngo abavuzi baramumazeho ibye ariko ntibyakunda, kugeza ubwo yahuye na Yesu hanyuma Yesu aramukiza. Ariko nuko dutangiye nayo babwiye, uyu mugore nubwo yakize ntabwo wari kuri gahunda y'uwo munsi. No kuvuga ngo umuntu wari kuri gahunda, iyo turisomye ibyanditswe hano dusanga hari umugabo witwa Yayiro, ari wari wahamagaye Yesu amubwira ngo naze mu rugo amutabare amukirize umwana kuko yari afite umwana urwaye. Igihe rero Yesu yararimo agenda ajya kwa Yayiro niho yakirije uyu mugore. Uyu munsi rero noneho tugiye kuganira kuri Yayiro. Ejo bundi twaganiriye kuri uyu mugore, none reka tuganire kuri Yayiro. Dusome duhereye ku murongo waho wa 40, igice cya 8 umurongo wa 40. Mbere avuga ngo Yesu akigenda abantu baramwakira kuko bose bari bamutegereje. Nuko haza umuntu witwaga Yayiro, umutware w'isinagogi, araza yikubita imbere y'ibirenge bya Yesu aramwinginga ngo aziwe, kuko yari afite umukobwa w'ikinege wari umaze imyaka nka 12 avutse kandi yari agiye gupfa. Akigenda abantu benshi baramubyiga. Haza umugore uri mu mugongo wari ubimaranye imyaka 12 kandi wari warahaye abavuzi ibintu bye byose, nyamara ntihagira n'umwe ubasha kumuvura. Nuko amuturuka inyuma akora ku nshunda z'umwenda we, uwo mwanya amaraso arakama. Yesu arabaza ati, ninde nkozeho? Bose bamaze guhakana, Petero na bagenzi be baravuga bati, erega databuja, abantu barakugose, barakubyiga, nawe ukabaza uti ninde unkozeho? Yesu aramusubiza ati, hariho unkozeho kuko menye ko imbaraga imvuyemo. Nuko uwo mugore abonye ko adahishwa, azahinda umushyitsi amwikubita imbere, aramubwira ati mu maso amubwirira mu maso ya bose
icyatumye amukoraho nuko akize nuko akize muri ako kanya. Yesu aramubwira ati mwana wanjye kwizera kwawe kuragukijije genda amahoro. 49 nuko akivuga haza umuntu uvuye mu nzu ya wa mutware w'isinagogi ati umukobwa wawe yapfuye wikwirirwa urushya umwigisha. 50 ariko Yesu abyumvise aramusubiza ati witinya izere gusa arakira. Reka wenda tube duhagarariye kuri umurongo wa 50 turaza gukomeza hepfo no 51 ndetse tuze gusoreza wenda kuri 56 ariko nagira ngo tube duhagaze hano iyi 200 kuri 49 biraba ngo nuko akivugana nawe haza umuntu uvuye mu nzu ya wa mutware w'isinagogi ati umukobwa wawe yapfuye wikwirirwa urushya umwigisha. Yesu nawe aravuga ngo niyizera arakira. Kuki ndibaza kuki Yesu atavuze ngo niyizera arazuka, kuko hano bari bambwiye ngo umukobwa wawe yapfuye yarangije gupfa deja byarangiye. Hanyuma Yesu aravuga ngo Yayiro niyizera umukobwa arakira, kandi iyo umuntu yapfuye ntabwo akira ahubwo iyo abaye gusubirana ubuzima arazuka. Kuki Yesu yavuze ko ari bukire kandi bavuga yuko yapfuye? Noneho aho ngaho turaza kuhagaruka dusubira hano haruguru kuri Yayiro. Yayiro yagiye gushaka Yesu ko yari afite ikibazo, aragenda amusanga aho ari, aramubwira ati ngiye mfite ikibazo mu rugo gikomeye cyane cyihutirwa, umwana wanjye ararembye. Bibiliya yongeraho ko uyu mwana yari n'ikinege, no kuvuga ngo niwe mwana yari afite wenyine, nta mukuru yagiraga nta na murumuna we yagiraga. Nicyo bivuze kuvuga yuko ari ikinege nuko nta wundi yari afite bavukana. Noneho ni umwana umwe yari afite, kandi noneho nawe ararembye agiye gupfa. Urumva nk'umubabaro Yayiro yari afite kwanganaga, urumva ubwoba yari afite ko bwanganaga, urumva noneho pressure yamusunikaga kujya gushaka Yesu nayo ubwayo ko yanganaga. Noneho amugezeho arabimutekereza arambwira ati umwana wanjye ararembye pe, ameze nabi, n'ubu ngubu wakumva avuga ko yapfuye, ntabara. Yesu ntabwo yigeze amwangira, yaramwemereye arambwira ati tugende. Ariko ko bari mu nzira bagenda, Yayiro akabona urebye ibyo Yesu yagendaga akora, asengera abantu, akiza abantu, abandi bakira, ndetse n'abatasengeye bakamukoraho bagakira, Yayiro yarabirebaga. Muri ako kanya igihe bakira aho ngaho, abona haje umuntu uvuga ngo wa undi nanone n'ubundi ntacyo mukiza gukora, mwatinze yapfuye. Ndibaza aha ngaha hari ibibazo nk'abingahe nibaza. Ni gute uzarebe iyo ufite ikibazo gikomeye cyangwa iyo ujyanye umurwayi kwa muganga ubona ko arembye? Hari igihe umwirukanka nawe umva ko nogerayo abaganga bose nyirango n'umuyobozi mukuru w'ibitaro bari buze birukanka, uburemere uha umurwayi wawe nuko ameze ukumva ko nabandi bose ariko babibona. Wamugezayo wajye kubona ukabona umuganga araje aramurebye arigendeye, kibazo si umuganga. Ukabona n'undi nawe araje aramurebye akamukoraho ukabona aragiye. No kuvuga ngo kwa kundi wari ubifashe, kwa kundi wabyumvaga bitandukanye nuko bo barimo kubibona. Ntari na mbere ngiye nkibibona nabanza kugira ngo abaganga n'abagome, abaganga n'abirasi, ngira ngo bafite abo bakunda nabo badakunda, kuko ukabona umuntu ararembye ameze nabi cyane wo kubibona, ako kaza bagiraho yamurebaho akigendera, akamara umwanya hakaza undi akamureba akagenda, ukaza kubona hagiye gushaka iminota 30 cyangwa 20 batari baza kumuvura nk'uko wumvaga ubitekereza. No kuvuga ngo uko wabibonaga nuko babibonaga ntago birimo ntago bijyana. Uburemere ubiha n'uburemere babiha ukabona ntago birimo kujyana. Mu by'ukuri birababaza. Urumva bakurangaranye, umva batakwitayeho, umva batahaye agaciro umurwayi wawe, cyangwa se niyo ari urwaye umva bataguhaye agaciro ngo bumve ububabare ufite. Cyane rero biterwa n'iki? Akenshi buriya abaganga biterwa n'ibintu nka bibiri. Biterwa n'ubumenyi bafite ko bareba umuntu uvuga ko arembye cyane, bagasanga watarembye cyane ubwo hari abandi barembye kumurusha ari bo banza kwitaho. Hakaba n'igihe haza umuntu ukabona bamugucishijeho baramutwaye ku kanya baramwirukankanye, kwibaza ko abandi baza bakabatwara. Bo nk'abaganga mu buhanga bwabo, mu bumenyi bwabo, barabireba bakabiha uburemere, bagasanga uburemere ubiha wowe nk'umuntu utabizi butangana nk'ubwo ngubwo. Ikindi cya kabiri ni amaso ahora areba abantu nk'abo ngabo.
ni ukuvuga ngo wageze igihe cyo kumva ko indwara zose niyo atarasuzuma umuntu aba aramaze kumenya ukuntu ziremera, ukuntu zitandukana, izica vuba, zitinda, aho umuntu akomereka yava cyane amaraso akamushira mu mubiri, aho adashobora kumushira mu mubiri kandi arimo kuva, byose baba bireba. Icyo gihe rero ya pressure twe tuba tubashyiraho, ntekereza ko niyo pressure Yayiro yari afite yashaka gushyira kuri Yesu. Kwera mubwira ati birihutirwa cyane, umurwayi wanjye ararembye, ameze nabi. None Yesu ndabona utabyitayeho, urahagaze, abazamuka epfiri urabategereje, abamanuka ruguru urabategereje, abatambika urabategereje, abantu baraza ukabakiza. Kuki uwanjye atarimo, uwanjye kutamuhaye agaciro? Yesu aramwihorera, biyugumiraho, akiza abantu, asengera abantu, ugeza naho uyu mugore yaje twabiganiyeho ku cyumweru ko yari afite amategeko ataramwemerera kugera aho abantu bari, yari afite amategeko ntiryamwemerera kugira umuntu akoraho cyangwa umukoraho kubera indwara yari afite. Arabireba naho yicaye aravuga ati nta kundi mfite nabigira, ni ngiye wo kwirwanaho bigeze ubu ngubu, ngiye nyine wo kwirwanaho kuko amategeko y'igihugu ntandengera. Umugabo twashakanye kugeza ubu ntacyo yamarira, nta muntu n'umwe, kuko ntabwo itegeko ryamwemerera kugira umuntu afataho cyangwa umufataho. Arabireba aravuga ati reka ngenda nirwaneho, aragenda aca mu bantu ariko ankafata kuri Yesu, amaze kumufataho arakira. Ibyo twarabiganiriyeho ntabwo ndi bisubiremo. Uyu munsi ndashaka ko tuganira kuri Yayiro, twibaze ukuntu yabitekerezaga. Ibaze wagiye kubwira umuntu wenda niyo yaba ari nka pasiteri, wamutumiye uti ngwino mu rugo usengera umuntu wanjye, none bakakubwira ngo ndaje, ukamutegereza, wamuhamagara ati nabanje kwa kanaka hari umuntu urwaye nagiye kumusengera, wakongera umuhamagara ati ndimo ndakugeraho ariko mbanje n'ahandi nanone gusengera umuntu, noneho ukaza kumuhamagara umubwira uti noneho wikwirirwa uza wa murwayi nakubwira ngo uze gusengera yapfuye. Mu by'ukuri wakumva ubaye cyane, ukavuga uti ntabwo yigeze abiha agaciro, ntabwo yigeze iyaba yabanje ahangaha wenda agasengera uwanjye mbere ntacyo aba yabaye, kandi wenda aho yabanje nta nubwo bari barembye cyane nk'uyu nguyu. Yesu rero iyo ijambo ndimo kurisoma hari ibintu byinshi nabonyemo natekereje. Hari uburyo twebwe nk'abantu tubana na Yesu, hari uburyo tumufata, hari uburyo hari uko tumwita, hari uko tumukunda, hari nuko twumva dushaka ko akora. Kandi uko twe dutekereza, uko dushaka, uko twifuza, ntabwo dufite ububasha bwo kumugira uko twe dushaka, kuko afite uko ameze muri we, udashobora we kuvuga ngo ugiye kumuhindura. Yesu nashimwe cyane. Uburyo ibintu tubibona n'uburyo bibona biratandukana. Nagiye ngo nanababwire ngo rimwe na rimwe hari igihe Yesu atinda. Yesu ajya atinda nshuti yanjye, hari igihe atinda. Twebwe dutekereza ko atinda, kandi koko wareba ugasanga yatinze. Ibaze nk'igihe cyo kwaba igihe yazuragaraza, ngo iminsi ine yarashize barashyinguye kandi barabimubwiye ko arwaye. Yesu ajya atinda, hari igihe atinda pe, kandi ubizi neza ko atakwanga, ubizi neza ko n'isezerano ari wayiguhaye, ariko ukabona arimo aratinda. Uyu munsi rero ndagira ngo mvugane n'umuntu wasenze Yesu utinda, ndagira ngo mvugane n'umuntu wategereje Yesu utinda. Hari Yesu utinda, hakaba hari n'igihe na Yesu atebuka. Ariko nanone nge ndashaka kuvugana uyu munsi n'umuntu wasenze Yesu utinda. Yesu ajya atinda nshuti yanjye. Hari igihe utegereza, hari n'igihe akubwira ngo nzakugirira neza. Nayo impamvu ki akunda gukoresha iyi tense, iyo bita future tense. Nzakugirira neza, nzaguha umugisha, nzogeza izina ryawe, nzakugwiriza urubyaro, nzaha umugisha urubyaro rwawe. Ni gake uzumva kubwira ngo ndaguha umugisha, ndaguha umugisha, bivuze ngo nzajya nkuha umugisha. Ni rimwe gusa gakeya kubwire ko muri 2013 muri 2013 nibwo yigeze kumpiryoja, yigeze kumbwira, arambwira ngo nzajya nkuha umugisha. Iryo jambo na n'uyu munsi yampaye ryo muri Bibiliya. Iyo numva ubuzima bwatangiye gukomera ntangiye kwikangamo ndarisoma. Iyo ndisomye numva nsubiyemo imbaraga, ngo ariko Yesu ntajya abeshya, kandi yarambwiye ngo azajya mu mugisha. Ni gakeya uzumva kubwira ngo nzajya nkuha umugisha, kuko iyo ngiyo ni igihe gihoraho, ni ibintu bihoraho kenshi bigaruka buri iyo uvuze ngo nzajya, ubwo umuntu ngo nzajya nkusura cyangwa nzajya nza kukureba,
ntibivuze ngo nzageze inshuro 5 ku munsi, nshobora kuza inshuro imwe ku munsi ariko nibura nkaza wenda buri munsi, cyangwa se 2 mu cyumweru, cyangwa se 3 mu cyumweru, cyangwa se wenda ko ni igihe kigenda gihoraho. Yesu nashimwe cyane. Rero akaba n'igihe akubwira ngo nzaguha umugisha, ariko ntago apresiza ngakubwira ngo nzawuguha igihe kiniki, ni gake uzumva akubwira ngo akubwira ikintu, akubwire n'igihe azagikorera, ku buryo utegereza wa munsi n'amasaha yawo uzi neza ko ibyo bintu yakubwiye azabikora. Ayo yakubwira ngo nzaguha umugisha, urategereza. Muri uko gutegereza rero niho handi hava ko tubona ko yatinze, ni gake azatebuka, kubera ko iyo umuntu akubwiye ko azaguha akubwiye ati nzaguha ikintu kandi kukumva ari ikintu kiza cy'ugusezeranyije, abakimara kubivuga ku mutima ukavuga uti wakimpaye nona, kutamenya wenda ejo ko bizaba bimeze, wumva ko kanya ibyo gusezeranyije yabiguha nona aka kanya. Yesu nashimwe cyane, kuko iyo utegereje ibintu byiza rero, iyo utegereje ibyiza uzabona, hari uburyo kibigusaba kwifatamo. Iyo umuntu ategereje gushaka, iyo batangiye kumuramagiza, hari uburyo yitwaramo. Iyo bamaze gufata irembo, hari uburyo yitwaramo. Iyo bamaze gukwa, hari uburyo yitwaramo. Iyo ategereje umunsi w'ubukwe, hari uko umuntu yitegura Imana. Rero iyo Yesu akubwiye ngo nzagukorera cyangwa se akaguha isezerano, na nawe bigusaba kwitegura. Iyo witegura rero, hari ibintu wirinda gukora. Aribyo ngiye kubabwira, ibintu bigira nko kuri 3 wirinda gukora mu buzima igihe cyose uzaba ufite isezerano ry'ikintu runaka, haba ku muntu, haba no ku Mana. Iyo umuntu akubwiye ngo nzaguha inka, cyangwa se nzaguha mfite company wenda nzaguha akazi, ariko ntabwo nkubwiye ngo nzakaguha ejo cyangwa ejo bundi, ntabwo bakubwiye ngo bazakaguha, ashobora kuvuga ati wetegereza nihaboneka mu mwanya nzakubwira. Bwacya mu gitondo ukamuhamagara uti wa mwanya nturaboneka, nakubwiye nimugoroba, ubu se nimugoroba uwo mwanya uza kuba hari ubusimba mbizi nonaha, hashira iminsi 2 telefone harya nturaboneka, hashira nimugoroba nanone mbere yo kujya kuryama harya nturaboneka. Buri mwanya iyo haje ibyo bintu utangiye kuvuga ati uyu muntu ashobora kuba atari serious, uyu muntu ufite igihunga, iki gihunga afite n'iki. Yewe twaravuganye, narambwiye ngo nategereze, hanyuma nayimubwiye, ntabwo nayimubwiye nasinze ngo ndatekereza ko nzabyibagirwa. Umwanya nuboneka nzamuhamagara, kubera iki arimo anshyiraho iyi pressure ya buri kanya. Hakaba n'undi kwihorera, hashira nk'icyumweru ukazabona haka SMS, na amahoro mumeze neza, Imana iracyabarinze, nubwo ubonye SMS kabone niyo yaba itarimo ya magambo y'akazi, ariko yibonye wibuka kuri gutari ku umuntu dufitanye gahunda. Hakazaciramo ikindi gihe ukazabona rongeye wenda araguhamagara gusuhuje, ntabwo kwishyurije ka kazi wamubwiye, ahubwo aragushuhuje. Buriya ni uburyo bwo kwishyuza cyangwa se bwo kwibutsa, ariko mu kinyabupfura. Reka rero tugaruke ku Mana iguha isezerano. Hari amasengesho abarokore basenga mu by'ukuri ubona ko asa nkaho arimo n'ubupfapfa. Niba Imana ije ikakubwira ngo nzaguha, wenda hari ikintu wasengeraga ikakubwira ngo nzaguha umwana, nzaguha abana, nzaguha urubyaro, wenda warashatse umaze nk'imyaka 10 utarabyara, Imana ikaza ikakubwira ngo nzaguha urubyaro. Okay, ntagikubwiye ngo nzaruguha umwaka utaha, ntagikubwiye ngo nzaruguha muri uyu mwaka, ariko ikubwiye ko izaruguha. Icyo usabwa ni kimwe, wowe no kugumana ubusabane nayo. Aya message uyiha ariko atarimo aya magambo y'ubwoba na pressure na yaye. Nugu wowe kuramya Imana, uvuga kwera kwayo, uvuga gukomera kwayo, uvuga kugira neza kwayo, uvuga urukundo rwayo, uvuga imbaraga zayo, uyitaka, uyisingiza. Ibyo ubwabyo birahagije ku Imana ihora yumva ijwi ryawe. Ataba umwana Mana, umwana Mana, umwana Mana, ugahera kuwa mbere umwana ukageza buri munsi kugera mu gitondo kugeza nijoro. Nyamara yirabizi niyo yabikubwiye. Turebye hano kuri Yayiro, uretse gusa ahantu Bibiliya itwereka ko yabwiye Yesu ngo ni wanjye mu rugo umwana ararwaye, ibindi byose Yesu yagendaga akora. Umwanya yamaze munini, abo yamaze abwiriza, ntabwo Yayiro yamugendaga nyuma mukurura imyenda, wavuyeyo urimo uratinda, umwana wanjye ararembye, wavuyeyo kuki urimo gutinda, abandi kurimo kubakiriza abana. Ntabwo yigeze amujya inyuma, agenda yitotomba, agenda complaininga, amubwira buri kanya, buri munota, buri segonda. Yaratuje, araceceka.
noneho we agumana nawe, ntabwo yamutaye ngo agende, yamugumye hafi ye, baragumana. Ariko ntekereza ko niyo abandi babaga barimo bahimbaza na Yayiro yahimbazaga, ntekereza ko niyo babaga barimo bakoma amashyi na Yayiro yakomaga, icyo atakoraga ni kimwe, ni ukumushyiraho pressure ya buri kanya. Niba hari ibintu nanjye mbona bingora mu buzima, ni pressure ya buri kanya. Kuko iyo uvuganye n'umuntu ikintu, niba navuze ikintu mba nakivuze, ariko iyo pressure ya buri kanya, wara telefone buri mwanya, buri segonda. Niba hari ikintu gishyiraho umuntu pressure ni telefone. Ko iyo umuntu ahamagaye 2 3 4 uravuga umuntu ashobora kuba atari serious, kuko ibyo namubwiye yategereje. Iyo hari uburyo umuntu behaving iyo utegereje isezerano ry'uwahanye n'umuntu, cyangwa se iyo utegereje isezerano ry'Imana, hari uburyo witwara kuri uwo muntu, hari uburyo ubehaving, hari uburyo wifata, hari uburyo umera, hari ibyo wirinda, hakaba n'ibyo ukora. Kimwe cy'amagambo yo kugaragaza ubwoba n'igihunga n'amarira ya buri kanya ntacyo bihindura ku gihe cy'Imana. Iyi Imana yakubwiye ikintu, Aburahamu yategereje isezerano imyaka ingahe? Imyaka 25. Ariko muri icyo gihe iyi Imana yazaga yaramuganirizaga bati, ariko wibuke ko wambwiye umwana, none dore ndashaje. Imana iti nzamuguha ndabizi, kongera ikigendera. Kugeza n'igihe yagezeho n'abasa nkaho yumva ko bitagikunze, noneho abwira Imana ngo uzaragwa iby'urugo rwanjye n'umugaragu wanjye. Imana toya, uzakomoka mu rukiri rwawe n'uzabiragwa. Arigendera. Aho Imana yamusigaga muri position yari ari mu bijyanye n'ubusabane bwe n'Imana, iyi Imana yagarukaga niho yamusangaga. Nuvuga ngo hirya yo kutagira ayo magambo y'urutotsi ya buri kanya, hariho kuba muri position imwe. Ndi umurokore, yego ndiwe, kuwa mbere ndiwe, kuwa kabiri ndiwe, kuwa gatatu ndiwe, kuzageza kundi wa mbere ndiwe. Ntibivuze ngo ndi umurokore kuwa mbere, kuwa kabiri nabivuyemo, ndi umurokore kuwa gatatu, kuwa gatanu nabivuyemo. Muri cya gihe ntegereje ko Imana izaza, ntihambwiye ngo izaza ryari, naba nikinze gato hirya uburokore nkamburetse, hanyuma nkazongera nkagaruka nirukanka nkasubiramo, yaza zigasanga mpari. Kuko Imana ihora ihari iminsi yose, ijisho ryayo rihora rikureba. Uko utegereje, niba hari umuntu nabonye witwararika undi cyane, ni abafiyansi bitegura ubukwe. Umwe ahora akenera kumenya aho ari, wiriwe, waramutse, wabyutse, waryamye, wariye, wagize gute. Kuko ngira ngo hari bisa nkaho umwe wacunga undi avuga ati ntiwanamenya hari igihe wenda yazanabivamo. Abakeneye kumenya amakuru ya buri kanya, hirya yuko banakundana, hirya y'imishinga barimo gutegurana, abakeneye kumenya amakuru ya buri kanya. Yesu rero nawe yimutegereje, bisaba ko umuhora hafi. Kandi kumuhora hafi, ntuzatekereza ko amagambo, amasengesho y'induru ya buri kanya ya mana, ramya Imana, singiza Imana, senga usingiza, kuko yaguhaye isezerano izarisohoza. Ni Imana itabeshya. Iso nashimwe cyane. Icyo nanjye nkuhamiriza cyo ni kimwe, ni Imana itinda. Kandi kuki tuvuga ngo ni Imana itinda? Nuko itinda kubera igihe twe twihaye, ntabwo itinda kubera igihe cyayo. Kuko igihe cyayo ni igihe, niyo mugenga w'ibihe, niyo nyiribihe, ni nayo izi igihe nyacyo, niyo izi the right time. Twebwe rero tugendera kuri pressure yo kumva ko igihe dushakiramo ikintu ari cyo Imana igomba kugikoreramo. Nyamara Imana yo kuko ariyo mugenga w'ibihe, izina byose ibizi ko igihe izaguhera cya kintu ari cyo gihe nyacyo cyacyo gikwiriye. Yesu nashimwe cyane. Ko rero ntabwo Imana ikorera kuri pressure y'abantu. Oyi, wishyiraho pressure ngo nibwo izakora, we yihorere. Icyo nkusaba ni ibintu bibiri bungu maze kubwira. Cyambere, wirinda amagambo ya buri kanya yo kuvuza induru n'amarira ya buri kanya rudaca. Yego ndabizi biravanga bibutsa Uwiteka ntimugahweme. Kwibutsa ntago bivuze kurira. None se ubu ngubu iyo ko Yayiro yari ahari, amagambo ntekereza ko iyo aba yarayavuze nayo baba barayanditse. Ariko ntacyo yaricaye gusa yigumiraho agendana nawe. Awagiye yavuga ati dore kiriya gikundi, bakamubwira ati kiriya gikundi kirimo abarwayi benshi. Yesu akajyayo na Yayiro akajyana nawe. Icyo amaso ya Yesu buri kanya yabaga arimo abona Yayiro imbere ye. Nagira ngo nanjye ngubwire muri iki gitondo ngo ibyo utegereje, iyo sezerano ry'Imana utegereje, icyo usaba Imana itari yagu, ushobora kuba uyisaba utegereje, ushobora no kuba ariyo yaguhaye isezerano ukaba utegereje. Ni ibintu bibiri. Hari kuvuga ngo ndimo ndasaba Imana iki kintu, ndategereje ko narasabye ndizeye, ariko kandi ndategereje imbere yayo. Icyo nshaka ni kimwe gusa, nuko amaso yayo aguma mbona mu kubaho kwayo, nuko nguma muri presence yayo, nuko mu majwi y'abaramya buri munsi ijwi ryanjye rizamukamo,
nuko imbere y'abayihimbaza nanjye ishusho yanjye igaragaramo, ku buryo amaso yayo buri kanya akomeza mbona, akambona ndi imbere yayo. Yesu nashimwe cyane. Kandi akambona ndi mu itsinda ry'abayiramya, mu itsinda ry'abaramyi, ntari mu itsinda ry'abanyamaganya n'agahinda n'abarira, kuko yamaze kuvugana nanjye, nta gihunga cy'ubwoba kikindimo, kuko mfite isezerano Imana yampaye. Yesu nashimwe cyane. Iyo umuntu yavuganye n'Imana arakomera, nta kintu kimutera ubwoba, nta bihe na bimwe byamukanga. Imana yakubwiye ngo uyu munsi turi ku cyumweru, ikambwira ngo ejo saa sita tuzaze hano kubwiriza. Ikambwira ngo ejo saa sita tuzaze hano kubwiriza. Hanyuma nijoro hakaza umutingito wandi utigisisi yose, niyo abandi barara bahangayitse, jye nasinzira kuko ejo saa sita nzaza kubwiriza, kuko Imana yabimbwiye. Imana niyo mugenga w'ibihe byose, nitegeka buri kimwe cyose. Inshuti y'Imana, ndagira nkubwire wowe nkurikiye ngo reka pressure, reka amasengesho y'ubwoba, reka gucanganyirwa kubera iki? Iyo usenze mu gitondo utangira kumva ko nimugoroba uri buze gusubizwa, byagera nimugoroba ukabona n'ubundi ntabiciye ejo mu gitondo, ejo bundi. Iyo umaze kujya mu butayu 4-5, utangira kuvuga uti ahubwo y'Imana ngira ngo yaranabeshye. Igikurikiraho ni iki umuntu agiye gukora? Habaho kuvuga ngo hari ibintu bita ngo no kwivumbura. Ko nategereje narambiwe ndigendeye. Warambiwe urigendeye, okay, sawa. Ari igihugu kimwe nigeze kumva bavuga, niba simbizi niba ariko byagenze, ariko nabyumvisha abantu babiganira, ntago ngiye kwivuga nk'uwabisomye ahantu cyangwa se nabyumvenye abantu babivuga. Uriya mugabo wasimbuye Mandela, bavuga ko ngo bamusabye ko ari uzavuga umukandida uzamusimbura. Noneho mu bantu yarazi haba hari muri yazo, aravuga ati rero reka nzamugerageze ndebe. Aramutumizaho yari mu gihugu yari yagiye kubamo ambasaderi, aza iwe kuri ofisi, ahagera mu gitondo saa 2, arahamwiriza ngo amwakira saa 12 za nimugoroba. Mu gitondo bagase kuri tarakambwira ariko arahari, ati ndabizi ko ahari. Byagera sanga yatera ahari, ndabizi ko ahari. Kurinda kugeza saa 12 za nimugoroba baramwakira, baravugana nabwo ngo genda, ikizamini naguhaye wagitsinze, kuko nagira ngo ndebe ko uko yaramuzi kera, ashobora ko yaramuzi ko amakantu ko kwivumba gatanye no kwivumbura. Aravuga ngo nagira ngo ndebe yuko byagushizemo, ubu noneho ndakurikomendinzi kuko ubasha kwihangana. Yesu nashimwe cyane. Ndagira ngo mbabwire ngo hari abarokore benshi batsinzwe n'ikintu cyitwa kwihangana. Imana yakubwira ngo nzakora iki, wowe ukayihigiye. Imana igomba kuba yabikoze by hari tense yo mu cyongereza bita ngo ni future perfect. Dokuvuga ngo ni igihe kiniki kintu kigomba kuba cyarangije gukorwa mu gihe kiniki. Ejo nka saa 7 nzaba nabirangije. Umuntu akavuga ngo wa Mana we nibyo umpaye isezerano, ariko mfite imyaka 30 byibuke, nibijya kugeza imyaka 32 utari warisohoza, ubwo nanjye nzamenya icyo gukora. Muri we niko abigenza, kuko Imana ibwira umuntu ngo ngiye hari ibintu bya ntagenda mbasha kwakira. Umuntu Imana yabwiye ikamubwira ngo nzagukorera ubukwe bwiza, ari mu rusengero, ari umunyamasengesho, ari umuririmbyi muri korali, ari wenda ari mwarimu yigisha, cyangwa yene umurimo wose yaba yarakoraga aho ngaho. Mwaka wa mbere, mwaka wa kabiri, wazajya kubona wa muntu no mu rusengero ntakigerayo. Wamubaza se kutayuheruka se ko naje wanyu cyagiye kubasura ku rusengero wakoraga imirimo uracyayikora? Ngo yewe ngo nabonye ngo sinze ngo byajemo ibintu by'intambara mu rusengero wacu ngo mbivamo. Wabivuyemo na ryasezerano se ubwo naryo ntiwarivuyemo. Nuvuga ngo igihe cyose ubashije ubunaniwe kwihangana, ndanyira mbwira ngo nta kintu na kimwe kuri isi wazabasha kugeraho utakaje ikintu cyitwa kwihangana muri wowe. Yesu nashimwe cyane. Kuko kwihangana nabyo ni ihame rigenga buri muntu wese, ni ihame rigenga buri muntu wese. Iyo Yayiro ataza kwihangana akavuga ngo Yesu yandangaranye, arimo arakiza abandi, arimo aravura abandi, nyamara iwanjye umwana ararembye. Iyo Yayiro ataza kwihangana ngo ahagume akivumbura akagenda, biba byaragenze gute? Nuvuga ngo Yesu yajya guhindukira yamubura, agakomeza business akivurira abandi, agakiza abandi, kuko abarwayi bari benshi. Bibiliya iravuga ngo abarwayi bari benshi cyane. Yesu nashimwe cyane. Ariko Yayiro ntago yivumbuye, yarahagumye. Icyakubwira abantu bamaze kwivumbura mu nsengero ukuntu bangana, abivumbura ku Mana, abivumbura mu bashumba, abashumba bivumbura Imana yambwiye ibi nimbivuyemo,
ibi n'ibindi mbivuyemo, ibi n'ibindi mbivuyemo, ibi n'ibindi mbivuyemo. Cyakora wenda ntekereza ko rimwe na rimwe hari n'igihe wenda umuntu aba azi neza ko atari Imana yabivuze, akimana yaba yaravuze ikintu yarakikubwiye ukagira umutima wo kwivumbura uvuga ngo ngenda kiretse nyivuyemo kandi ari Imana yakikubwiye. Biragorana. Hari nasobanukiwe ko hari abantu bafite amasezerano bahawe n'abantu ako bayitirira Imana. Umuntu kwera amarangamutima yakakubwira ikintu hanyuma nawe ukacyita ko ari Imana ikivuze kandi ari amarangamutima yuriya muntu yakikubwiye. Simpakana ko abantu bafite ubwo bubasha ashobora gutegeka ikintu kikaba ko yagitegetse, ariko nanone bisaba kumenya neza koko niba icyo kintu wabwiwe ari cyo, kuko hari abantu bicaranye ayo masezerano bahawe n'abantu, hari abandi nabo ubwabo bisezeranyije kubera ubuzima, kubera iki, kubera amarangamutima ye, aravuga ati yewe Imana igomba kunkoresha muri ubu buryo ubu n'ubu, yarangiza isezerano akaba araremye araryihaye akaryicarana. Uyu rero iyo byanza bivamo kuko n'undi wabyihaye, akibintu Imana yakubwiye n'ijwi ryayo ikakubwira ngo uzakora ibi n'ibi, wabivamo bigakunda ibyo bintu. Ese bwo kubivamo umuntu yabivuyemo agira amahoro? Torero ry'Imana, ndagira ngo mbasabe ikintu, munyemerere ibintu mureke kwivumbura, mukomeze mwizere Imana. Aho Yesu yatinda yatebuka, waba utegereje imyaka 10, waba utegereje imyaka 20, waba utegereje imyaka 5, waba utegereje imyaka 20, wowe tegereza kuko niyo mugenga w'ibihe. Noneho dore ijambo ryashokinze Yayiro igihe kiri aho ngaho na Yesu, ngo agiye kubona umuntu araje aramubwira ngo Yayiro kwirugurushya Yesu byirekerere byarangiye, ahubwo tabara mu rugo irukanka mujye kureba uko mwashyingura umwana yapfuye. Byarangiye kwirwa umurushya. Bene aba bantu bazana amakuru ya byarangiye babaho igihe cyose. Amakuru yabo ni byarangiye ntibishoboka, byararangiye ntibigishobotse. Abangaba ba byararangiye ntibigishobotse ntago baba barimo kubeshya, kuko barebesha amaso y'umubiri, ntago barebesha amaso y'umwuka, barebesha amaso y'umubiri. Nyamara iyo umuntu arebesha amaso y'umwuka areba ibidahara ntibihari. Iby'amaso y'umubiri akwereka ko bidahari, amaso y'umwuka akwereka ko bihari. Amaso yo kwizera akwereka ko bihari. Nubwo ntabibona n'aya maso y'umubiri, nubwo ntabibona bifatika, ariko amaso y'umwuka arabinyereka nkabona ko bihari. Nubwo maze imyaka 6, 7, 8 ntarabyara, ariko ndi mu mwuka mbona nkikiye abantu. Imana yambwiye yuko nzabyara abantu. Hanyuma ariko aya maso y'umubiri aranyereka imyaka kimbanye 50, aranyereka imyaka kimbanye myinshi. Nyamara ayo maso yanjye yo kwizera, amaso y'umwuka arimo aranyereka abantu. Ay'umubiri aranyereka imyaka, ay'umwuka akanyereka abantu. Ay'umubiri aranyereka ko igihe cyo kudepoza nsaba akazi cyarangiye. Ayo n'amaso y'umubiri aranyereka imyaka, akanyereka iyo basaba akazi byubasa. Ariko ay'umwuka akanyereka ahubwo ngiye kuba appointed, nzanomwa n'inama ya minisitiri. Kubera iki? Uko amaso y'umubiri areba bitandukanye n'uko amaso y'umwuka areba. Amaso y'umwuka niyo arema, niyo areba ibihari bya nyabyo by'ukuri. Amaso y'umubiri areba ashingiye ku by'isi ivuga. Yesu nashimwe cyane. Abo rero benshi baje kubwira ko byarangiye barebeshaga amaso y'umubiri, kuko barebye basanga byararangiye. Abandi barebesha amaso y'umwuka, abagabo muri bukaba batasi 12 Mose yatumye ngo bajye gutata igihugu cy'Kanani. Bagezeyo abarebesheje amaso y'umubiri baravuga ngo aya ngo igihugu kirimo abagabo bareba bikaka bihanganje b'amajeje bakomeye cyane. Bariye ntiwabatera ngo bashobore, ngo ahubwo ngo imbere yaho twari tumeze nk'inzige, ngo kandi koko twakwireba twabona turizo. Hari igihe amaso y'umubiri akwereka igihanganje cy'umuntu kuri imbere, we wareba ugasanga ariko uzi umuntu gusumba, ku buryo usanga uringaniye n'amavi cyangwa n'urukenyerero, aho yambariye, aho ipantaro igarukiye ku mukandara wari hugera, we agusumba nuvuga ngo yaba asa nkagukubyemo 2 mu burebure. Noneho bakakubwira ngo uriya muntu ngo uzarwana nawe, cyangwa niyo waba ari ahantu mugiye guhurira ushobora kumureka bataya, reka mu bisuriye ntago nahangana nawe. Amaso y'umubiri akwereka ibidashoboka. Amaso y'umubiri akwereka imyaka umaze uryamye ko gukira bidashoboka. Amaso y'umubiri akwereka ibyarangiye. Ariko amaso y'umwuka akwereka iwuriwe nyawe n'imbaraga zawe ufite muri Kristo Yesu. Yesu nashimwe cyane. Abagabo babiri wonyine Yesu na Karebu buzura ifuhe ry'Imana, bibuka Imana yabyo yakoreze ibintu yakoze kwa Farawo, byabyago 10 yateje Farawo.
bibuka inyanja icikamo kabiri bayireba n'amaso yabo, bibuka ingabo za Farawo zazi bakurikiye uko zaguyemo, bibuka intambara barwanye, bibuka urugamba barwanye umunsi ukira. Mose ngo yazamura amaboko bakanesha, yamanura bagatsindwa, kugeza ubwo Aroni na Uri baje bakamufata amaboko bakanesha. Bibuka intambara nyinshi barwanye. Baranya bati ibi ntago bishoboka. Baravuga ati nabiriya kuba byarashobotse, byashobotse ku mpamvu imwe gusa, nuko Imana yacu yatwishimiraga. Si imbaraga zacu zabiteye, si ubuhanga bwo kurwana bwabiteye, kuko nta n'ahantu Bibiliya itwereka Abisirayeli aho bari ari abacakara, nta nkambi ya gisirikare bari bafite i Gosheni. Ntago ushobora kuba uri umucumbitsi mu gihugu, uri umusuhuke mu gihugu, ngo nurangiza ujye gushaka utraining igisirikare ngo uvuge ngo ufite ingabo zawe nkawe ku giti cyawe. Izo ngabo zaba zitwa iki? Zaba zihembwa nande? Zaba zicungwa nande? None se zihari kuki zitabashije kurwana n'izo muri Egiputa ngo zirwane nazo? Ubwo bazaga bavuga ngo biciye n'abana n'abasivili, ntago bari abasirikare. Ariko bagihaguruka, Imana koko ariyo mugenga, ariyo mugaba, yitwa ngo ni Imana nyiringabo, ifite ingabo nyinshi. Yamanuye ingabo nyinshi z'abamarayika, imanura umwuka w'ubutwari muri bo, irazi bigisha kurwana nta handi bigeze barwana. Abagabo babyutse aravuga ariko muribuka intambara twarwanye tukanesha. None se twari twarabaye abasirikare bahe? Twari twarabaye abasirikare bo kwande? Twari twararwanye he? Wese uburambe bwo kurwana twari twarabukuye he? Nta namwe twari dufite. Ariko icyabishoboze ni Imana yacu yonyine yatwishimiraga. Baravuga ngo na n'uyu munsi nibiriya Mana yaratwishimiraga. Na n'uyu munsi n'iki twishimira ko yatwishimiraga, ngo bari abantu mwabonye bari abanake bari abahede, ngo turabarya nk'abarya imitsima. Barimo babaza Mose nka pasiteri wabo, nk'umuyobozi wabo, ngo wowe nibuze neza kwiriya Mana iki twishimira, we tubwire gusa, ibintu byihorere, igihugu tuzakibona. Yesu nashimwe cyane. Iyo abantu barebesha amaso y'imibiro kubwira ibidashoboka wararangiye, ntacyo uzageraho, imyaka ugejeje muri Kigali nta n'inzu uzabona, none n'igihe cyo kubona akazi birarangiye, n'igihe cyo gukora ibintu byaranze, waracuruje ntibyemera, wakwiyakiriye, buri ibintu byanze yakire wicare utegereje wipfire kuko byaranze. Ayo n'amaso y'umubiri. Nagira nkubwire ngo arebesha amaso y'umwuka baravuga ngo na nyuma ya zeru Imana irakora. No ku munota wa nyuma byarangiye, abaganga basinye ngo taha, bagashyiraho n'itariki yo kuzashyingurwa. Baba bati taha ntushobora kuzamara iki gihe. Ibyo batinya kubibwira umurwayi, ariko bongorera umurwaza wawundi bakamubwira bati mwihangane mwiyakire, nimutware mu rugo, ubuzima bwaranze ntago bizakunda. Iyo byageze aho ngaho abaganga bavuze ngo byararangiye ntago bizakunda, aho niho ugiye kubonera imbaraga z'Imana. Aba rero baza bavuga ngo byararangiye bahozeho, none uyu munsi baracyahari. Nagira nkubwire ngo abo bantu bakubwira ngo byararangiye bima amaso, ntuzongere kubumva bareke, we babwire ngo ndareba Imana yanjye. Akimara kubivuga Yesu araza aramubwira, Yesu arabumva arimo amubarira inkuru, kumenya ko Yayiro yari hafi ya Yesu atigeze ajya kureye, nuko nibyo nguyu yaje kubwira Yayiro, yaraje kumwongorera. Uzarebe iyo umuntu azanye inkuru nk'iyo ngiyo, azahamagara umuntu akagushyira ku ruhande akakongorera, bajye ko umuntu ahinduye isura, ukamenya ko umuntu wamuhaye amakuru atariyo. Igihe uyu nguyu yaje kubibwira Yayiro ngo Yesu arabyumva, nuko ngo hagati ya Yayiro na Yesu bari begeranye, inshuti y'Imana. Ndagira mbwire ngo hagati yawe na Yesu wishyiramo intera, komeza umwegere, komeza ube hafi ye, ku buryo n'izo nkuru z'incamugongo bakubwira Yesu arazumva. Amaze kubyumva aramubwira ngo Yayiro humura wowe, ni wizera gusa. Nicyo ngusaba ni kimwe, n'ukwizera Imana, umwana wawe arakira. Nuvuga ngo abandi bavugaga gupfa, Yesu yari akivuga ko arwaye araza gukira. Ntago Yesu yigeze avuga ngo arazuka, yaravuze ngo arakira. Bivuga ngo uyu mwana yari akiri muzima. Yesu yamubonaga ari muzima, yari wanaga ubugingo, yabonaga ariho ari umuntu, yabonaga imirimo y'Imana igiye kugaragara kuri uwo mwana, yabonaga ivuga ubutumwa rigiye gukorerwa muri ako gace. Abandi bari barimo bavuga gutinda kwe, bari barimo bavuga ko Yesu yatinze, bari bavuga ko Yayiro wikwirwa umugora byararangiye. Rero mbwira ngo bikubwira ngo uragora Imana, komeza senga nkuko wasengaga, wegera Imana. Ndasoza nkubwira ibintu bitatu ukora. Icyambere, gabanya amagambo yo kurira no kuvuza induru, bazakugira umusazi. Ahubwo ongera ibihe byo kuramya Imana no kuyihimbaza. Utabitewe nuko hari abantu baririmba bagasirimba bakuzura umwuka wera kubera ko ubuzima bumeze neza, ariko iyo kantu gakubise gatoya
iyo hari abantu mubana mukamenyerana wamubona mu rusengero yinjiye wareba ukuntu aseka n'ukuntu yishimye ukavuga turi yarazima buriya afitemo nka 5 mu mufuka ejo undi munsi yakwinjira ukavuga to ya uriya nta n'igiciro afite kubera iki uburyo yitwara biterwa n'amafaranga afite twebwe rero abamenye Imana uko twitwara biterwa n'umwuka w'Imana uri muri twebwe ntago biterwa n'ubuzima turi mu muntu twaburaye dusingiza Imana twariye dusingiza Imana uko byamera kose duhora tureba Imana nk'ababana nayo umunsi ku munsi gabanya amagambo yo kurira no kuvuza induru Icyakabiri wowe egera Imana cyane ku buryo uguma mu kubaho kwayo ugume mu bwiza bwayo ugume muri presence yayo ntuhave Icyagatatu irukanira kure imamatwi abakubwira ngo byararangiye abakubwira ngo byararangiye babwira ngo ahubwo bigiye gutangira ubu noneho nibwo bigiye gutangira neza Yesu nashimwe cyane torero ry'Imana nagira bambwire ngo uyu munsi ejo bundi twaganiriye kuri uriya mugore uyu munsi tuganiriye kuri Yayiro nagira nkubwire ngo muri abo bantu ko ari babiri tuganiriyeho ubigireho inshuti y'umusaraba ubugira ngo uko byagenze Yayiro yagezeyo ngo agezeyo yirukana abantu bose arabaheza bigizayo yinjira na Petero na Yohana na Yakobo binjira mu rusengero nako binjira mu cyumba h'umwana yari aryamye bagezemo bajya gusenga jyana na se na nyina abandi arabirukana yarahageze ngo asanga igikundi cy'abantu bari barimo barira cyane ngo Yesu hageze avuze ngo umwana araza gukira ngo bose baraseka ahantu ugeze kubivugaho ubushize ukuntu abantu barira kandi bakongera bakanaseka ako kanya baseka bamukwena ngo wibeshye hari abakwereka amarira ku maso ariko mu mutima bagukwena bazi ko byarangiye uyu munsi wagiye gutungurwa no kubona Imana ikoze igitangaza ku buzima bwawe torero ry'Imana rero mubwira ngo Imana ya Isirayeli baho umugisha mwe mwankurikiraga mukomeze mukunda Imana mwegera Imana musenga Imana mwizere Imana ariko mugabanya amarira ku maso mugabanya amajwi mubwira abantu nayo marira mwereka abantu muyagabanye kuko ntacyo bazabafasha egera Imana n'umutima wawe wose kandi uyikunde n'umutima wawe wose rero nshoje mbabwira ngo mugire icyumweru cyiza Imana ya Isirayeli ibaho umugisha kandi bagirire neza mwari kumwe na Pastor Frank Imana ibagirire neza amen nukuri kugirirwa neza n'imbabazi bizanyomaho iminsi yose nyiriho nanjye nzaba mu nzu y'Uwiteka iteka ryose kugirirwa neza n'Imana ni ikiganiro mutegurirwa n'umukozi w'Imana Pastor Gisagara Frank uyoboye itorero Kabuseri Christian Church cyangwa se icyicaro cy'umutambyi iki kiganiro mugikurikira kuri radio Umucyo 102.8 cyumweru guhera ku isambiri za mu gitondo kugera ku isambiri 45 itorero Kabuseri rikorera mu murenge wa Kinyinya mu kagari ka Kagugu igihe ukeneye umushumba w'itorero Frank wamuhamagara kuri telefone igendanwa ni 0788800088 cyangwa se 0788469884 ni 0788800088 cyangwa se 0788469884 turakurarikira kandi nawe kubana natwe mu kiganiro kugirirwa neza